Isabato ngo ni ikimenyetso cyangwa se ni ikiruhuko, ni umunsi Imana yironkeye yashyizeho utabasha kunyeganyezwa, yuko ari itorero ryasigaye rifite kwizera nko kwa Kristo kandi rigendera ku mategeko y'Imana. Ellen White ni umwe muri fondateri mu nkomoko y'Abadiventiste. Nubwo rero ari nka reference y'Abadiventiste nk'umwe mu bafondateri b'Abadiventiste, kandi akitwa ko ari nk'umuhanuzi ko yanditse n'ibitabo byinshi, uwo mwuka w'ubuhanuzi ntabwo mu Badiventiste uhari. Turabasuje cyane abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Aziya, mu Burayi, aho waba uherereye hose. Imana yacu, Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ni guhe umugisha, iguhe guhirwa mu nzira zawe zose ugerageza gushakishirizamo ubuzima mu izina rya Yesu. Hanyuma muri kumwe na Prophet Morodekayi, imbere yanyu kuri kamera muri kumwe n'umuvandimwe, umugabo mwiza cyane, umunyarwanda rwose. Imana imuhe umugisha cyane. Uratwibwira? Ndabibwira nta kibazo. Uratwibwira abantu bagukurikiye kuri kamera bategereje kumva ubuhamya bwawe. Twagutumiye kugira ngo dusangize ubuhamya bwo kwizera kwawe, urugendo rwa Kristo. Witwa nde? Murakoze cyane. Njyewe nitwa Mukunzi Peter, ndo muvuga butumwa bwiza. Ndi umuntu uhiriwe wagira ubuntu n'Imana. Nkaba ndi mu mwanya mwiza cyangwa se mu cyanya cyiza. Iryo jambo wagiriwe ubuntu n'Imana risobanuye iki kuri wowe? Risobanura byinshi kugirirwa ubuntu. Harimo ijambo ubuntu. Ubuntu rero ni ikintu waraherewe ubusa nta kiguzi ugitanzeho. Ubwo rero iyo mvuze muri uwo mujyo w'ubuntu, ndavuga umujyo ujyanye no guhabwa agakiza ku buntu, cyane ko nta wakagura. Niyo mpamvu uzi wagiriwe ubuntu. Nahawe icy'agaciro ntabashaga kuba ngewe nabasha kugura. Basha guhabwa agakiza ku buntu. Yes, Peter, urakoze cyane. Nk'umuntu wagiriwe ubuntu, ubuzima bwa hano hanze mu mujyi bwo guhiga, urabona buhagaze gute muri iyi minsi? Ubuzima bwo guhiga, ndahiga bigacamo, kuko wagiriwe ubuntu aba yarahiriwe muri byose. Nta kibazo rwose. Uyu munsi uri comfortable ahantu hose? Ahantu hose ndi cyaremwe gishya. Ubwo ubwo buntu bw'Imana buri kugukorera ahantu hose? Ahantu hose yo wizeye ubuntu bw'Imana wagiriwe bukavarenga inguni zose z'ubuzima bwawe. None Peter Mukunzi ni muntu ki mu rugendo rwa Kristo? Peter Mukunzi mu rugendo rwa Kristo, ubwo ni story ntoya ya Kristo kugira ngo ngeraho nakira agakiza. Ubundi ngewe navukiye mu muryango wa Kristo. Mama na papa bari mu idini ry'Abadiventiste. Dukura rero ari aho turi twizera uko bizeye, kuko ntago twari tuzi icyo twakwizera icyo ari cyo. Iyo umuntu akivuka ntago aba yamenya guhitamo aho yabasha kujya. Turakura ndabatizwa muri 2004 mu Badiventiste, nkomeza kubamo, ariko ndetse mbonamo na activite nyinshi zo gusavinga mu idini. Mu Badive tujya tugira icyo bita ibihande. Hari abayobozi b'ibihande baba bayobora ayo magroupe n'amatsinda mu buryo bwo kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ahantu hose. Aho rero nagiye mpasavingamo ijambo ry'Imana, twigisha kugera mu 2023 nibwo namenye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. None urakoze cyane. Ukiri aho mu Badiventiste wari waramenye iki kitari ubutumwa bwiza? Mu Badiventiste n'ubundi mbamo byitwaga ko ari ubutumwa bwiza. Ariko nyine utaramenya ubutumwa bwiza, nyine uko usanze byitwa niko ugendera muri uwo mujyo. Kuko twigaga yuko gukiranuka kwa muntu ari ukubahiriza amategeko yose, udakuyemo na rimwe.
ubwo rero nakomeje kurwana n'ibyo ngibyo aho maze kumenya ubwenge kugeza aho mvuze uti ndabona rwose ntabishoboye, ntangira gusaba Imana ati wampa nkamenya ese umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu umeze uti. Nicyo kibazo nibaje mu mutima wanjye, ko bavuga ko mu ijuru hazajyayo umukiranutsi, kandi umukiranutsi ari umuntu udakora icyaha, utarangwaho n'ikibi cyose, kandi nkaba nkomeza kurwana nabyo, ngundaguranwa nabyo, kandi nanasavinga mu itorero n'abanshumbye banyoboye, nkabona n'ubundi ubuzima mbayemo nawe bwo babayemo. Question yari kuvuga ati se umuntu uzajya mu ijuru umuntu umeze uti. Ubwo rero niho natangiye kujya ngenda nkajya ninyabya, nkajya no mu yandi madini. Hari ikibazo nkunda kugira ku bantu bavuga ko bizera ubutumwa bwiza ngo bw'ubuntu. Ikibazo ngira ni iki, nuko bakunda kuvuga ngo amadini twabagamo batwigishaga amategeko. Ndibaza ubundi amategeko babigishaga na y'iryo dini na y'Imana. Wenda tuvuge nko mu dini ry'Abadiventiste tugira amahame agira 28 y'amahame. Ayo ni 5 twumva. Ayaza 5. Ihame rya mbere ni ukuvuga ngo akenshi bayasomera abantu bagiye kubatizwa, uba ugomba kuba uyazi. Akenshi ugomba kuba uyazi, ugomba kuba irya mbere kuba niba uri umudivantiste nta yindi myizerere yindi uba ugomba kuba wajyamo yindi, yuko ari itorero ryasigaye rifite kwizera nko kwa Kristo kandi rigendera ku mategeko y'Imana. Iryo rero iryo hame iyo rifite gutyo ubwo ntunyeganyega, nta handi hantu ushobora kurombereza ngo urajya, kuko ni itorero ryasigaye niryo ryonyine. Iryo torero ry'Imana. Ayandi ryonyine. Ayandi matorero tubona ADPR, Restoration, Zion Temple, Gatolika, akaba ari amatorero y'iki? Ayo ndi matorero nayo kubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo nabo bakizwe, baze muri iryo torero ry'ukuri ryasigaye. Abari ikiraka gihari cy'abari muri icyo mbaza bo ntabwo ari itorero ry'Imana. Nyine urumva ko niba twarigishwaga gutyo, twumvaga ko bo ngaba ari intama zazimiye tugomba kwigisha ahubwo kugira ngo baze mu itorero ry'ukuri ryasigaye. Ni ukuvuga ngo ku Badiventiste itorero rya nyaryo ni Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryasigaye rikomeza amategeko y'Imana yose. Hanyuma yandi ni intama zazimiye. Tugomba kubwiriza, ni ikiraka cyo kugira ngo tubagarurire Kristo. Abadukurikiye burabyumva neza ko niba utaba mu Badiventiste, umudiventiste arakubwira ati wowe uri intama yazimiye, ugomba kugana Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Hanyuma irindi hame rindi niri ni ukuvuga ngo amahame ubu ni 27, ariko ubu hagiye yabaye 28. Mugenda muyazamura, bagendaga bayazamura. Irindi ryo ni ukuvuga ngo umunsi wo gusenga ni umunsi wa karindwi, niwe Uwiteka yahaye umugisha, nta wundi murimo wose ugomba kuwukoraho. Ubwo ku muntu ugiye kubatizwa icyo aba agomba kukimenya ko nta wundi munsi wo guterana, nta wundi munsi Imana ya blessings yahaye umugisha keretse umunsi wa karindwi. Iryo naryo ni rimwe mu ihame. Ni ukuvuga ngo umunsi wa karindwi se niwo abantu babonaniramo n'Imana. Niwo munsi wahawe umugisha, n'abawuteranye bahererwamo umugisha muri uwo munsi, bakumva yuko batekanye barimo neza. Isabato. None se ubundi isabato buriya hari naho mbona muri Bibiliya Imana yaremye ibintu byose, igeze ku munsi wa karindwi iraruhuka. Uko kuruhuka ndibaza ese ko ari ukuruhuka gukuhi wundi Imana yaruhukaga iki? Imana nayo irananirwa ku buryo iruhuka. Ubundi handitse ko Imana iruhuka imirimo yayo yose. Yego. Yakoze muri iyo minsi 6 umunsi wa karindwi iraruhuka. Noneho rero ni ukuvuga ngo niba uri umudivantiste nawe ugomba gukora mu minsi yawe 6, ariko ku munsi wa karindwi n'Uwiteka Imana yaheremo umugisha, ugomba kuruhuka. Nuko itegeko ry'Imana ariko ni nako biri, keretse ugize ihishurirwa rikomeye ukabasha kumenya icyo kiruhuko nyakuri cyari cyo. Ni ukuvuga ngo kiriya kiruhuko tubona mu itangiriro mu Barewi ntabwo ari ikiruhuko nyakuri. Mu by'ukuri ari nacyo abadive baruhuka. Mu by'ukuri ngiye maze kumenya ubutumwa bwiza, naje guhishurirwa yuko atari cyo kiruhuko kivugwa mu itangiriro. Wasanga warayobye.
wasanga warayobye nk'uko njya numva bakuvuga. naba narayobeye aheza ariko nase kuyoba kwiza kubaho. Kuyoba kwiza kubaho ni ukuvuga ngo haragiye uyobera ahantu ukahabonera ibyiza biruta byaho wari warayobeye. Icyo kintu turaza kukigarukaho cyangwa tutabona umwanya wacyo kijyanye n'isabato tuzakigarukaho kidusobanura neza. Urumva wowe uravuga ibintu bibiri, hari ukuruhuka ku munsi ari no kuruhuka k'ukuri. Yego. Ya, icyo wowe wamenye umunsi uvuga uti narakimenye gitandukanye n'icyo narinzi ku bijyanye n'isabato ni iki? Aha, ku bijyanye n'isabato cyane cyane mu itangiriro havuga ikiruhuko cy'isabato, ngira ngo ni muri 20:8 naje gusobanukirwa binyuze mu Baheburayo yuko kiriya kiruhuko cyavugaga ari muri Kristo. Kristo ari we kiruhuko, ariho hantu uruhukira imibabaro yawe n'agahinda kawe byose bigashira. Muri Matayo igice cya 11:28 avuga ni muze munsanga barushye mbaruhure. Rero ndashima Imana yuko nemeye gusanga uwampamagaye ari we Kristo, nkarukira muri we nkaba numva ntekanye. None se ku buryo isabato nayo yirengagiza ntuyiruhuke? Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuruhuka aho muri wowe imbere naho inyuma ukaruhuka. Oya, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo byaba bibaye ibintu bibiri bihabanye. Ni ukuvuga ngo isabato ni nka kimwe mu itegeko, mu mategeko 10 Badivantiste bizera ndetse wenda n'abandi bantu bose bizera. Ariko noneho Kristo we niwe buruhukiro bw'iteka. Isabato cyari ikimenyetso gishushanya Kristo ari we buruhukiro bw'iteka. None rero nageze kuri Kristo ntago nkikeneye wa mushorera wa rya tegeko byari gishushanyo. Ubwo rero ndaho byaromberezaga kandi ariho muri Kristo. Icyo nicyo kiruko nyakuri. Rero nta kindi kikingoye ngo ku isabato ngomba kubanza ukagira utukagira ucyabira ibintu byose. Isabato nayikandagiye bitekewe ukagenda ahantu urugendo rutarengeje aho watera ibuye. Ese ntabwo wari ugenda ubundi? Ahubwo se sinahavaga nkaba nagenda na kilometero cyangwa nkajya no mu ntara gusa. None se n'abandi ba Adventiste batukurikiye bo ntabwo bagenda urwo rugendo? Kuko mu hantu nagiye soma ku isabato haba ngo ntugakora urugendo rurenza aho umuntu yabasha gutera ibuye umunsi w'isabato. Yego. Kandi ngo ujye uruhuka imirimo yawe, ngo uretse umurimo w'inda gusa. Imirimo yawe yose yaba ari umugaragu wawe, yaba ari n'itungo ryawe, ndetse barondora byinshi cyane. Yaba ari n'umushyitsi warayi wawe, yaba ari n'itungo ryawe ntukaryahure ngo rijye kurisha. So rero iryo tegeko niko mwabigenzaga ukiriyo? Cyane cyane nkawe. Sinakubeshyaga ntago ariko nabigenzaga rwose. Kuko nagundaguranye naryo iryo tegeko sinaryo gusa, nani nayo yarangongaga. Ariko iryo cyane cyane kuko fondation y'Abadivantiste cyane cyane ishingiye ku itegeko rya kane, nubwo hari n'andi mategeko 9 ahari. Ariko byari nko gupapira rwose, ntago niyo mpamvu nyuma naje gusaba Imana kujya impishurire menye by'ukuri uzajya mu ijuru n'indi juru rivugwa. Ariko hari ikibazo ngira nko muri iryo torero cyangwa reka ngiti dini, muri iryo dini ry'abo bavandimwe, iyo wabaga wisha amategeko, tuvuga urugero mu mategeko harimo amategeko 10, reka tubare ari 10 tubona, ni iki gihano baguhaga iyo wishe isabato, iyo wasambanye, iyo wishe umuntu, iyo wabeshye? Ubundi torero nk'iryo rigendera koko ku mategeko y'Imana ryagwaga ikihe gihano? Nk'igihano cyabagaho kuko wenda ngo wasambanye, wenda hari n'abasambana ntibimenyekane, ariko nk'ubu byamenyekanye wenda baguye igihano cyo muhezo, kuguheza ukamara igihe runaka, ukuwe ku nshingano, niba wari umuririmbyi cyangwa niba ari umukuru w'itorero, ibyo ntube ukibikora ariko watendinga nk'umukristo usanzwe. Noneho icyo gihano kandi nabwo kugira ngo wumve yuko ugarutse mu muryango ukongera ukabatizwa. Ikibazo kiri aha rero, nivuga ngo uko ukoze icyaha kiri mu bibuzanijwe mu mategeko warongera gukabatizwa? Mu gihe wabaga wahawe umuhezo ku nshingano zo, ubwo ni umuhezo ku nshingano kuko wabashaka kuba wakwetindinga nk'abizera bose. Ariko kugira ngo wumve ugaruke muri za nshingano byarongera gukabatizwa. None se ubikoze cyane
wisha irya mategeko cyane byagendaga bite? ntago limite y'imibatizo mu badive ibaho, wabatizwa n'imibatizo irenze umwe. Ariko rero numva ntago mwubahirizaga amategeko y'Imana, kubera ko niba umuntu yasambanye bikamenyekana, mu yandi magambo yafashwe, ayo mategeko yavuze ngo ntugasambane, hari ikindi yavugaga? Ni igiki? Ni ukuvuga ngo ayo mategeko yose igihe wafashwe usambana ubundi byavugwaga ko haba iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe wafashe usambana, si n'iryo tegeko ryonyine gusa, ko andi mategeko yose afite icyo yarashakaga kuvuga, wenda abantu batabyumva mu wundi mujyo. Kuko tuzi neza ko uretse no kuvuga ngo byari bisobanuye iki mu badive, na Yesu hari umugore wafashwe asambana, hari uburyo byagenze. Hari uburyo byagenze, yamukuye mu maboko y'abanzi bashaka kumutera amabuye. Bisobanura yuko Kristo ntabwo yanga umunyabyaha. Ntago ndagera aho hantu kuri Kristo. Niba tuvuga ngo ni itorero ry'Imana rigomba kubahiriza amategeko y'Imana, kuyubahiriza bivuze iki? Ni ukuvuga ngo niba wayishe, hari amategeko wayishe, nyuma y'amategeko hari n'igihano kizanwa no kwica amategeko. Nicyo gihano koko mwahaga abantu bayishe? Aha, ubundi ijambo ry'Imana rivuga yuko ingaruka y'icyaha ni urupfu. N'ubundi mu isezerano rya kera tuzi yuko uwicaga itegeko cyangwa se watukaga Imana cyangwa iki yarapfaga. Ubundi ngira ngo niko byaba byakagombye kuba byakabaye, ariko umuntu yarakomezaga akabaho. Nubwo mukaba mwubahiriza amategeko, abadukurikiye nabo bazabyandike muri comment. Amategeko aravuga ngo ntukice, ntugasambane, none urasambanye. Hanyuma akongera akavuga ngo wasambanye nyine yishe y'amategeko. Abigende bite? Yicishwa amabuye. Igihe yafashwe. None arafashwe, baramubatije. None se urumva ubwo itegeko ari ryo? Arafashwe, igihano umuhaye ni ukumuheza, nyuma ukamugaruka mubatiza. Kuki atishwe kandi uzi kuri kubahiriza amategeko? Nuko byagendaga. Ndakubwira ko nyine iyo umuntu ari mu mwijima, ntabwo iyo uri mu mwijima, umucyo utarakurasira aho hantu uba usenga Imana kugira ngo uhave. Ikibazo mfite n'abo bantu, namwe badukurikiye muri iki kiganiro, muzabitekerezeho munabitubwire. Ese koko iyo utishe umuntu wishe amategeko, kandi ayo mategeko avuga ngo uzafatirwa muri icyo cyaha cyo kwica iryo tegeko azahabwa icyo gihano runaka, icyo gihano ntukimuhe, ubwo uba uri kubahiriza amategeko? Mu by'ukuri ntabwo uri kubahiriza amategeko. Wenda n'abadukurikiye baza muri comment bazabivuga. Burya iyo ukiri mu mwijima, ni nk'aho ibitekerezo byawe biba byarafashwe ku buryo utabasha kumenya aho uri ahariho. Ni ukuvuga ngo ikintu ndi kumva, amategeko tuyubahirize, ariko nituyananirwa twishyirireho inzira zo gukizwa umujinya uzanwa n'ayo mategeko. Niko babifata. Kuko iyo nzira yo kubatizwa no guhezwa ntabwo ari ivugwa mu mategeko igihe wayishe. Ntabwo ari ivuga rwose. None iyo nzira bayikuye hehe rero? Iyo nzira iva hehe? Iyo nzira yo guheza umuntu, nyuma yo kumuheza ukamubatiza, kuko yenda asabye izo, sinzi uko byagendaga. Hanyuma iyo nzira iva he? Iva hehe? Ni ukuvuga ngo rero n'ijambo ry'Imana riravuga ngo birengagije gukiranuka kw'Imana bihimbira gukiranuka kwabo. Barahimbye. Ubwo rero ni ibihimbano mu gisubizo kinyomoye cyihuse. Yari inzira y'ibihimbano. Kuko habaye kwirengagiza gukiranuka kw'Imana aho kuboneka. Iyo rero inzira yari ibihimbano. Mu Badiventiste hari ikintu kibamo cy'abantu babiri nkunda kubona, ntago ndabita abantu. Umwe ni umuntu, ikindi ni igitabo. Elina White iki? Igitabo cya Elina White yanditse. Ni umuhanuzi ni iki? Ni umuhanuzi. Uriya muhanuzi wowe ukiri mu badive cyangwa se n'uyu munsi umufata nk'iki? Ni ukuvuga ngo uriya muhanuzi aka kanya nyiri mu badive, birumvikana namufataga nk'umuhanuzi usanzwe, uretse ko no muri Bibiliya mu bahanuzi bavugwa ni umuntu waje nyumaho y'abandi bahanuzi. Ntago muri Bibiliya avugwa nka Elina White. Ni nk'umuntu w'icyitegererezo w'imico myiza yamuranze ya gikristo, yandika ibitabo kugira ngo bibe byadufasha kugira ngo natwe tube twamwigiraho nk'icyitegererezo cya gikristo.
kubera Ariko- ko impamvu bakunda kumugarura cyane Elina White ni muntu cy'ubundi kuki batagarura Eliya cyane nk'uko bamuvuga batagarura Elisa batagarura Samuel mu magambo yabo igitabo cya Elina White kigaruka cyane nk'umuhanuzi bigaragara ko afite fondasiyo ikomeye cyangwa ibuye ry'urufatiro ku itorero ry'Abadiventiste. aha wenda kubera ko uvuze nko muri fondasiyo Elina White ni umwe muri fondateri mu nkomoko y'Abadiventiste akomoka ku bashinze Abadiventiste rero niho biva noneho n'ibitabo yanditse akaba ari nka referanse y'abizera b'ubu ngubu Abadiventiste bireferaho nk'umwe muri fondasiyo y'abashinze idini ry'Abadiventiste akitwa umuhanuzi. Ese mumwemera nk'umuhanuzi? Tumwemera nk'umuhanuzi. None se mu itorero ry'Abadiventiste habamo abahanuzi? Ubu apana wapfuye akagenda agasiga yanditse ibitabo, hari abandi bahanuzi bavutse nyuma ya Elina White? Mu itorero ry'Abadiventiste nubwo rero ari nka referanse y'Abadiventiste nk'umwe mu bafondateri b'Abadiventiste kandi akitwa ko ari nk'umuhanuzi ko yanditse n'ibitabo byinshi, uwo mwuka w'ubuhanuzi ntabwo mu Badiventiste uhari. Kuki udahari? Byarangiriye kuri uwo mubyeyi, niba ari umubyeyi niba ari umusinzi icyo ari cyo. Bifatwa yuko ari we muhanuzi n'abandi bahanuzi bakomoka muri Bibiliya aribo bahanuzi b'icyitegererezo tugomba kugendera. Niwe ibintu byo guhanura byarangiriyeho. Yes. Ubu wowe ntabwo wari kuba umuhanuzi ngo bikunde? Ntabwo kuba umuhanuzi mu Badiventiste byari gukunda. Umwuka w'ubuhanuzi warangiranye na Elina White? Ni ukuvuga umwuka w'ubuhanuzi uri mu bitabo bya Elina White mu babisoma n'abahanuzi ba Daniel na bande dusoma, ariko twe tugaforowinga ibyo bagezeho ntibakurikire. Mwewe kirazira. Abadiventiste badukurikiye baraza kutubwira muri comment tuzagaruke tubiganireho cyane. No kuvuga ngo mwebwe kirazira kujya mu bintu byo guhanura. Kirazira ugiye no mu bintu byo guhanura hafatwa ko ari undi mwuka wundi waguteye udakomoka ku bijyanye n'umujyi. None se wateye Elina White ntiwagutera wowe? Nicyo kibazo nyine. Cyangwa Elina White yapfanye nawe? No kuvuga ngo ariko yasize ibyo bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ko byitwa umwuka w'ubuhanuzi. Yes, ndabyumva. Ariko uwo mwuka we yanditse ubuhanuzi yahawe. Hanyuma yanditse ubuhanuzi yahawe, ese uwo mwuka wamuteye kwandika ubuhanuzi yahawe, wowe ntiwakujyamo ukandika n'ibindi? No kuvuga ngo hari bamwe nabo babasha kwandika ibitabo. Hari bamwe nabo bafite ibitabo bandika. Bikitwa se ko ari ubuhanuzi? Bo no kuvuga ni referanse yo muri Bibiliya. Nk'abapasiteri babyerejwe abo baba bafite ibitabo nabo banditse, ariko n'ubundi ibyo bitabo banditse ntabwo bishobora gusimbura igitabo cy'umuhanuzi Elina White. Nta nubwo byakongerwaho? Nabo babyandika kenshi banirefera nabo kubyo umuhanuzi Elina White yanditse. Bo nuvuga ngo nta rindi ishurirwa bagira uretse gushakashaka aho hantu. Bagashakashaka mu byanditswe no kwirefera mu gitabo cy'umuhanuzi Elina White. Ko numva bari limite cyane. Kandi nk'uko n'ubundi bitabo bishobora kuba byagurwa, ntago ibitabo byabo babwiriza butumwa banditse ibyo byagurwa nk'ibya Elina White. Kuko ari we reference fondateri w'umuhanuzi. Urakoze cyane. Hanyuma hari ikindi gitabo kiba mu Badiventiste cyitwa Intambara Ikomeye. Urakizi? Ndakizi. Kiriya gitabo kibundi kigamije iki mu itorero ry'Abadiventiste cyangwa se no ku bantu kuri rusange? Kiriya gitabo kigamije kugaragaza cyangwa se kwiteguza abantu no kubamenyesha iby'akaga gaheruka k'intambara ikomeye hagati y'abantu b'Imana no kurenganwa bazira ko bamenye Kristo. Kiba gihari rero kugira ngo kimenye none ibyo bihe nibibamo cy'iyo ntambara ikomeye. Ubundi iyo ntambara ikomeye urumva ko hari ushoje intambara hari n'uyishorerwaho. Iyo ntambara bivuga ko ari hagati ya Kristo na Satani. Antikristo. Rero we mu Kristo ba ready bisoma bimenye ako kaga ni kaza uzabe witeguye guhamya kwizera wagize. Ese ni ukwizera kuko njye numva bavuga ngo umunsi w'icyumweru n'umunsi w'isabato ngo ibyo bintu bizateza akaga gakomeye cyane. N'ubundi urumva ko ni impande ebyiri zitwa ko ziba zihanganye. Iyo ntambara ikomeye rero ni uruhande rw'abaramya umunsi w'icyumweru n'abazazirwa nuko
baramya cyangwa basenga kuri uwo munsi wa karindwi. none se ubwo Kristo ari hehe muri ibyo bintu ko numva harimo iminsi? Ndumva hari umunsi w'icyumweru ari wo wa mbere w'isabato ukurikije kalendari y'abayahudi, hanyuma hakaba n'umunsi w'isabato w'isabato ari wo ku wa gatandatu w'iki gihe cyacu. None icyo mbaza, abo bantu bazaba bazira Kristo cyangwa bazaba bazira umunsi? Ni ukuvuga ngo byitwa ko cyangwa bifatwa ko bazaba bazira umunsi, kuko niba twabitangiye wabyumvishe, isabato ngo ni ikimenyetso cyangwa se ni ikiruhuko, ni umunsi Imana yironkeye yashyizeho utabasha kunyeganyezwa, ndetse n'uwawunyeganyeza yaba akoze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Ni nko kuvuga ngo isabato na Kristo ku badivantiste ni kimwe, ku buryo umunsi bazafata umudive bakamukubita bamuziza gusenga ku isabato azabifata nk'aho ukoze mu mboni y'ijisho ry'Imana, nk'aho bamukubise bamuhora Kristo. Nivuga ngo Kristo kuri bo, ndavuga nkurikije ubusobanuro kumpa, Kristo kuri bo angana n'umunsi w'isabato. Ni ukuvuga ngo Kristo nyawe w'ukuri ni umuntu wubahiriza itegeko rya kane ry'isabato ndetse n'andi mategeko, ariko cyari itegeko rya, kuko ariwo munsi Imana yikubitiye, ni umunsi Imana yahaye umugisha, ni umunsi Imana yejeje. Rero ni ukuvuga ngo umuntu uza against y'uwo munsi akabasha kurwanya abasenga kuri uwo munsi ngo nibasenge ku cyumweru, icyo gitabo kivuga intambara ikomeye. Iyo ni intambaro hagati ya Kristo na Satani, cyangwa se hagati y'ikibi n'icyiza. Ni ukuvuga ngo abahagarariye ku ruhande rw'ikibi ni abahagarariye kuri kote y'abazaba bavuga bati abantu bose nibasenge ku cyumweru. Noneho rero umudive baho gusenga ku cyumweru ni ukujya muri kote y'ikibi, kuko ni umunsi utashyizweho n'Imana, washyizweho n'umuntu. Inde hajya ninde wawushyize? Ni ukuvuga ngo ubwo tugaruke mu gitabo cya Ellen White kivuga yuko icyumweru cyashyizweho na Kiliziya Gatolika. Iyo kalendari aribo bahinduye umunsi w'isabato ukajya ku cyumweru. Ubwo rero niba barahinduye umunsi w'isabato ukajya ku cyumweru, uwo muntu wakoze ibyo bintu ari muri kote yahashobora no kuba yanarwanya n'abasenga kuri uwo munsi Imana yikubitiye ari wo wa karindwi. Ubwo rero intambara ikomeye ni iri buriro ririmo kuburira abakristo. Ni igitabo kigurishwa cyane, kimenyekane, umuntu agisome amenye, kugira ngo abashe guhagarara ku byo yizera, hatazagira ubasha kuba yamukururira ahandi hantu. Uvuga ngo ku badivantiste wahozemo ubujije umuntu gusenga ku isabato, ubu mubujije kwizera Yesu. Kuri ushobora kumubuza andi mategeko ayo ari yo yose, ariko ntumubuze gusenga ku isabato. Biteye agahinda, ariko abadukurikiye namwe muzaduhe ibitekerezo. Iki kiganiro tuzakigarukamo ku bijyanye n'isabato ndetse n'icyumweru. Reka dukomeze. Mwene data Peter Mukunzi, waje kumenya ibitandukanye n'ibyo gute? Ibitandukanye n'ibyo umaze kutubwira, izo mvune zo kubahiriza amategeko utari ushoboye, izo mvune zo kuvuga ngo nta byiringiro ufite kandi uba ahantu bakwigisha. Hari n'abantu benshi bariyo, hariyo amakorari dukunda n'indirimbo zabo nkunda cyane. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya, ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Nashaka kubwira rero ko hari abantu dukunda indirimbo zabo cyane, ariko wowe ukavuga ati nubwo mubakunda, nanjye yenda nawe ntabwo mbizi ko utabikunda, ariko nari mparuhiye. Waje kuruhuka gute? Wararuhutse cyangwa uracyarushye? Mu by'ukuri urakoze cyane kubaza icyo kibazo. Ndumva kirimo turi kugenda ahagana heza. Nubwo nari maze icyo gihe cyose kigera mu myaka 35, hafi 35, kuko nakiraga kiza ni imyaka nk'ibiri n'igice, ntagera aba myinshi cyane. Nari mparuhiye umuruho umeze uterero, kuko nari ndambiwe kujya gukora
icyiza ikibi kikantanga imbere nk'uko Pawulo yabivugaga. Kuko niba twigishwa ko umukristo ari ukurikiza amategeko yose y'Imana adakuyemo na rimwe, uretse n'iryo ry'isabato tuvuga, n'andi nayo yarangongaga. Yarangongaga. Noneho rero ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo naravuga ati ni gute nakubasha kubahiriza amategeko yose kugira ngo mbarweho gukiranuka kw'Imana. Ibyo rero nahanganye nabyo muri iyo myaka yose, noneho ngera naho habaho navuga ko nka ko dojinga cyangwa se nkajya nescapinga nkanyarukira nubwo bitari byemewe, nkananyukira mu yandi madini. Iyo wajyagayo wumvaga nta mutima ugucira urubanza uvuyeyo. Urumva ko bye byose najyagayo ku buryo nta mu bo twizera kimwe mu badivantiste atagomba kubimenya, cyane ko nari n'umwigisha mu gihande. Byavugwaga ko nyine watannye, watangiye gufata izindi nyigisho. Ariko ngiye kuko ngiye nari ndushye mu mutima mvuga ati ndumva ntatekanye mu mutima, ni iki cyama amahoro mu mutima nkabaho ntekanye, nkumva yuko mfite ijuru. Rero uko kuba na escapingaga nkagenda bwari kugira ngo ahari mu yandi madini hari ubwo hari icyo baba baraturushije bakaba barimo neza. Nkanyarukira yewe na nk'isabato ishoje nk'ahantu hari nk'icyumba cyo kuwararayo, cyangwa se rimwe na rimwe mu bigizi, kugira ngo numve neza ese aho bizera bati, ese hari igihe ahari hari abandi bantu baba bari mu mwanya mwiza, mu cyanya cyiza, bafite amahoro, njye nkaba narayabujijwe kandi nitwa ko ndi mu idini ry'ukuri ryasigaye rifite kwizera nko kwa Kristo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni uko nguko natangiye gake gake, ariko nza kugera ku muntu anyigisha ubutumwa bwiza, umugabo w'Imana, umusaza witwa Karangwa, amahoro n'imigisha bimubeho. Ubwo najyaga posting ibyigisho nkiri mu idini badivantiste, akajya abibona akabikotinga, akajyamo comment, nkashyiraho nk'icyigisho wenda nk'isabato igiye gutangira, ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, yakibona akabanyohereje ikindi gitandukanye n'icyo nohereje. Isabato nziza ahubwo uyu munsi ni isabato. Isabato nziza, umunsi umunezero. Uriwe kabisa. Umunsi uri ku isabato koko ndi. Nanjye papa wanjye ni umudivantiste cyane, ni umushumba muri iryo torero. Yes, ati mwibuke kweza umunsi w'isabato kuko ari Uwiteka Imana yarutsemo iminsi. None akabanyohereje nk'ikindi cyanditswe kivuga yuko ikiruko nyakuri ari muri Kristo. Nkumva aramvangiye. Ariko ngiye sinabaho nka wa muntu ushaka kutamenya, nkashaka uburyo tuza kuganira, ndetse nkajya namusanga no ku kazi. Sinkwigundire ngo mvuge n'ibyanjye n'ibyo by'ukuri, kuko numvaga mfite inyota yo kugira ngo ahubwo ngire ibyo menya birenzaho ndi, kuko nashaka kugira ngo menye ese ni ahantu wabaho utekanye muri Kristo ukaba uvuga uti mfite ijuru. Kuko n'ubundi amadini menshi n'abaterana benshi bahananira ijuru, uretse umubajije bavuga nzajye mu ijuru, nzajye mu ijuru. Yavuga ati rero iryo juru kandi kondisiyo yo kurijyamo ari ukuba utakora icyaha, utanangwaho n'icyaha n'igisa nacyo cyose. Kandi nkabona njye nibyo byambase, ni nabyo maranira kuvamo, ariko ntibikundi. Ubwo rero urumva ko nahoraga nshakisha inzira. Ubwo rero ahari navuga muri uko gukira kwanjye kwagiye kuva mu kuba narapostingaga ibyanditswe, bigatuma mu bamfurowinga harimo n'uwo muvandimwe abibona akabiheraho ankosora, nkemera gukosorwa nkamukurikirana kugira ngo asobanurire ibyo nsobanuriye bihabanye n'ibyo nabaga napostinze. Kubw'ibyo rero ngenda menya ubutumwa bwiza, anyigisha, ngenda mimenya kugeza na n'ubu ngubu ndakiga, kuko ubuntu bw'Imana ni bwinshi, ni package irimo ibintu byinshi byo kugira ngo umuntu amenye aba agikeneye kugira ngo amenye. Mu itorero wabagamo ry'abadive wizeraga ko uri umukiranutsi? Mu itorero ry'abadive nari ndimo ntago nizeraga ko uri umukiranutsi, kuko baranavugaga bati
abantu bumva Kristo aje kano kanya nibashyire hejuru ntago nazamuraga, ariko none n'ikibabaje n'aba bandi babaga bamaze kutwigisha mu cyigisho cya saa mbiri n'abatwigishaga twitegura kubatizwa nabo ntibamanikaga, ndetse n'abapasiteri babaga bateraniraho nabo ntibamanikaga, uretse wenda nanjye muto witwaga ko ari umwizera usanzwe, ariko nta mukiranutsi wabihamyaga arimo, nanjye sinabihamyaga. Uyu munsi wizera ko uri umukiranutsi? Ubu ngubu nizera ko n'umukiranutsi 100%. Izo confidence, icyo cyizere ko ndabona ubivuga unabikomeyeho, wazikuye hehe? Nibihe byanditswe nka bibiri bikwemeza ko uri umukiranutsi? Nk'ibyo byanditswe nka bibiri, icyanditswe cya mbere mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:19 ngo kuko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Icyo cyanditswe nyimara kucyumva nasabye Mwuka Wera kugira ngo akisobanure cyane. Kumbi muri Kristo Yesu Imana yanyungiye muri Kristo Yesu. Wow, niho ndi aho hantu, niho ndi. Noneho kwa kuri naharaniraga nuvaga kuba muri Kristo Yesu ari ukwibahiriza no gukomeza amategeko y'Imana, nkumva ndimo neza kandi nayo sinayashoboraga, ahubwo noneho mbona ngirirwa umugisha mpishura ibyo cyanditswe yuko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi cyane, kandi nabo bo muri mu isi cyane nanjye ndi umwe muri bo. Wow, numva nanjye ndimo, ntiyabikimbaraho ibicumuro byanjye, sanga rero sinkibadwaho, sanga ndimo neza. Ikindi cyanditswe rero Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 17 aravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Wow, kumbi ibyaha byaha nakoze n'ibyo nkora n'ibyo nzakora ntabwo Imana izabyibuka ukundi, ngo kuko ibyo tubibabariwe ntakiri ibindi bitambo by'ibyaha. Yes, ibyo byanditswe rero byaramfashije cyane, kandi ndushaho kugenda mpishurirwa n'ibindi ni byinshi cyane, ngenda nduhuka mu mutima. Niyo mpamvu ufite confidence yaho ndi. Izo nyigisho z'uko ngo twababariwe ibyaha iteka ngo zitera ariko abantu gukora ibyaha. Ko abantu numva abo ngabo bavuyemo n'abandi buri ko bavuga. Ese ni ukuri byatumye ukora ibyaha koko? Ni ukuvuga ngo abataramenya ubutumwa bwiza nyine bari aho nanjye narindi niko bavuga, kandi ntababarenganya wenda kuko nabo ntabwo barahishurirwa n'uwo mucyo. Ariko ubutumwa bwiza n'abankurikiye babyumve ntabwo butuma abantu bakora ibyaha, kuko ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. So nta n'umwe uhejwe kuri iyo package, kuri iyo gift y'ubutumwa bwiza. Hari itorero rimwe ryabaga i Nyamirambo ryitwa Zoji, Zeal of the Gospel Church. Iryo torero ryayobowe n'umuhungu w'amatorero batarayafunga n'umupasiteri witwa Sultani Eric. Hasengeraga y'abantu cyane cyane ubona ko ari abasitare bambaye ukuntu basa ukuntu, noneho abantu bo mu yandi madini bakavuga ko iryo torero ari itorero ry'abanyabyaha gusa, ngo n'umupasiteri wabo yigisha abantu gukora ibyaha. Hanyuma ngira ngo soze ikibazo cyanjye, wowe iryo torero wigeze wisengeramo? Ni ukuvuga ngo nk'uko nababwiraga uburyo nakiriye agakiza binyuze muri umuvandimwe, umwana w'Imana witwa Karangwa, muzehe Karangwa, amahoro n'imigisha bimubeho. Ubwo nabashaka gukurikirana, ubwo yankometingaga ku byigisho nabaga na postinze kuri profile no kuri status, nasanze ariho ateranira. Sanga niyo roots cyangwa se niyo origin y'ibyo yanyigishaga, kandi byanamfasha bituma nduka mu mutima, nanjye bituma mbumwe mubera cyangwa se mubizera b'iryo torero. Ni ukuvuga ngo nawe wagiye gusengera kwa Sultani? Nawe niho nteranye. Ahandi bigisha abantu gukora ibyaha nk'uko numva babivuga. Niko babivuga. Ariko si ugezeyo niko wasanze bimeze? Okay, ngezeyo ntabwo ariko nasanze bimeze. Nasanze ahubwo iyo uri mu gika cy'umwijima kugira ngo umucyo ukurasire, hari etape uba ugomba kubanza kunyuramo. Rero nasanze ahubwo bigisha ubutumwa bwiza
bigisha gukiranuka kw'Imana uko umunyabyaha ashobora guhinduka umukiranutsi. Ngira ngo no muri ya matorero menshi najyaga njyamo nta hantu bigeze bigisha ko ukuntu strategy formire yuko umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Ariko iryo torero Zeal of the Gospel Church riyobe n'umushumba prophet Munyemana Sultan Eric, amahoro n'imigisha bimubeho, yigisha uko umunyabyaha yahinduka kumukiranutsi. Ariko bivugwa yuko ngo yoroherezaga abantu, ngo yorohereza abantu cyane. Ngo yorohereza abantu cyane, ngo abantu ntibareke ibyaha, ngo abasitare bakagumya kuba abasitare, ngo ubuse buri Imana irabemera. Wowe urabivuga iki? Koko bari abasitare nabonye uko nayo nigeze kunyarukirayo. Abasitare nabonyeyo, abantu nabonyeyo, hari abasitare benshi nabonyeyo. Bari abantu nabo buriya ni abakristo ukurikije imyizerere wabanje kujyamo. Okay, kubera ko nakiraga kiza ndamara igihe kinini cyane, wenda nasanze nabo basitare barahanyuze kuko n'ama YouTube channel y'ubutumwa bwiza bw'umushumba nayo yarebaga koko nkabona ko bahanyuze. Ariko nyuma yo gusobanukirwa nabo nabakiranutsi, nabo nabakiranutsi kuko twasanze kuko Imana yiyunze n'abari mu isi. None ku muntu utaraba umukiranutsi nk'ukuri nicyo wamubwira kugira ngo abe umukiranutsi mu magambo make? Ku muntu utarabona kiremerewe na ya mategeko nawe yarakuremereye, yakora iki kugira ngo yakire ubwo bukiranutsi nawe wahawe? Ku muntu utari uraba umukiranutsi ukiri ahandi nanjye nabaye, ikintu yakora kano kanya ni ugutegera amatwi umuntu wigisha ubutumwa bwiza buvuga ubuntu bw'Imana. Kuko ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bubasha kuba bwatuma ureka gukoresha imbaraga zawe kugira ngo wihangire gukiranuka kwawe. Ikindi namubwira aka kanya yandeba yanshaka, nkamubwira formire yuko umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Kandi n'abandi bakozi b'Imana bahishura ubutumwa bwiza baranahari, barahari, yajya batega amatwi. Ikindi nabwira abadukurikiye, nimukajye wumva yuko aho uri iyo comfort zone urimo ariho ukuri. Shakisha mu byanditswe, wemere na Mwuka Wera gusobanurire muri ibyo cyanditswe usomye, agukuremo icy'ingenzi ubasha kuba wamenya. Iyo umuntu ashaka kumenya ntago arwanya uwo ari wese umuganiriza, aroroha. Iyo ntaza koroha nkakomeza ibyanjye ntago nari kuba narageze aha ngaha. Oroha rero wumve ubutumwa bwiza, Mwuka Wera ahari kugira ngo aduhishurire umunsi ku munsi uburyo dushobora gukura muri bwo tukumva icyanga cyabwo. Nicyo namubwira. Urakoze cyane. Duhereza amashimwe 3 ufite ku butumwa bwiza, by'ibintu wakiriye umaze kumva ubutumwa bwiza. Ishimwe rya mbere nashima Imana nuko yambabariye. Yambariye ibyaha byanjye byose nkaba ntakibibarwaho, nkaba ndi umukiranutsi ufite gukiranuka kw'Imana, akaba ariko ngendana. Ikindi shima Imana nuko ndi mu muyoboro cyangwa se ndi kumwe n'abera, umuryango mwiza wabo twizera kimwe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nkaba ndi muri uwo muryango umfasha kugira ngo nkomeze nkore muri bwo. Kuko ari igihe uba mu muryango, akaba ari umuryango ukuyobora mu kintu kidashobora kuguhesha agakiza. Rero ndashima Imana ko ari mu cyanya cyiza. Ikindi rero nkashima Imana ko ndamahoro. Nkashima Imana ko ndamahoro, iyo mu mutima amahoro asesuye. Icyo nabishima Imana cyane. Imana ishimwe cyane ku bwawe. Dusoza, nagira ngo dusoze tugane ku musozo. Abadukurikiye namwe muzaduha ibitekerezo, hanyuma uyu munsi ninde role model wawe, ninde muntu ureberaho w'umukozi w'Imana ukavuga ati uyu muntu mbaye nkawe byanezeza cyane? Umuntu ndeberaho nka role model wanjye, ubundi habaye icyo bita spiritual father, cyangwa se papa wo mu mwuka. Role model wanjye ubu ngubu ufite ni Prophete Munyemana Sultan Eric, niwe role model wanjye.
ni umuhanuzi w'isumba byose, ni umuhanuzi w'amahanga, kandi nanjye ndi umuhanuzi ko nkomoka ku muhanuzi. Ubu niwe rero umudo wanjye uhora anzamura, ahora anzamura kugira ngo ngere ku kigero cye, ndetse nanarenge ngere ku kigero cya Kristo, kuko nicyo twese tuba duharanira kuba tugeraho. Yes. Urakoze cyane, turabashimiye mwebwe abari badukurikiye mu kiganiro cyacu cy'ubuhamya bwa Gikristo cyangwa se urugendo rwa Gikristo rwo kwizera. Mwene data Peter Mukunzi, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Ubutaha nabwo tuzagutumira udusangize mu buryo bweruye cyangwa se bwagutse inzira yo kwizera, noneho duha n'ibyanditswe mu buryo budasanzwe. Amahoro n'imigisha nawe bikubeho kandi bibe kuri dadi wawe Prophet Sultan Eric. Nanjye reka mvuge ngo amahoro y'Imana amubeho. Nibaza ko nawe yafashije abantu benshi mu kumenya ijambo ry'Imana benshi, kandi nuba kibikora. Reka ngushimire, wakoze cyane. Uhirwe mu nzira zawe zose. Namwe amahoro n'imigisha bibe kuri mwe. Mu izina rya Yesu. Amen.